Yes, twongeye kubasuza rero nshuti bavandimwe b'inzira y'umusaraba tubabwira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana igomeze ibarinde, igomeze ibahe ibintu by'umunezero mw'uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2025, tunaryoherwa filime yacu inzira y'umusaraba. Tudatinze rero tugiye mu bintu byinshi, ahangaha nuko tubizi tuba tuje kuvuga filime yacu inzira y'umusaraba mu magambo make, uko episode ya 54 yagenze, uko episode ya 54 yarangiye, cyangwa se ibyo twagiye dukuramo, uduce tuba twagiye tubonamo. Yes, rero reka tugaruke mu kanya tureba n'ubwo buce bwose uko ari bune. Nindende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera komera komera, wihangane bizashira, wegukane, cyusa sasira, wegukane, cyusa sasira, wegukane, cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kukihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera 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 komera, wihangane bizashira, wegukane, cyusa cyusa cyususa. Yes, rero nk'uko turi kubibona, nk'uko twanabibonye muri filime yacu inzira y'umusaraba episode yatambutse, twabonye ko Sylvie na mama we, ahangaha Sylvie yari ari kubwira mama we, amubwira uburyo cyangwa se ukuntu uriya mukobwa bavugaga isimbi ababangamira hano mu rugo rwabo. Rero bityo gutuma cyangwa se kuba ababangamira byatumye Sylvie afata umwanzuro we na musaza we wo kumwicisha inzara, bakajya bateka ibyo adakunda cyangwa se n'ibyo aba adashaka. Ibi ngibi rero byaje kuba bitavugwaho rumwe na mama we, kubera ko mama we nawe ni umubyeyi, mama we nawe agira impuhwe nuko tubizi. Ahangaha rero yamuhakanira avuga ngo ibyo ngibyo sindi kumwe nawe, ibyo ngibyo ntago nkuri inyuma. Cyakoza ibyo mama we yemeye, ibyo mama we yashimye, nk'uko yabatekeye bakanga kujya kubirya, bakavuga ngo reka reka, ibyo ngibyo mama we yabishimye, ariko ibyo kumwicisha inzara bamutekera ibyo adakunda cyangwa se ibyo adashaka, reka reka mama we yabinenze. Ahangaha rero twakuyemo isomo, cyangwa se ngewe ku bwanjye nakuyemo isomo ryo kuvuga ati ngo ntago tuba tugomba kugirira umuntu nabi bitewe n'ibyo yakoze cyangwa se n'ibyo turi kunyuramo. Ndagira ngo tubyumve neza, kugirira umuntu nabi bitewe n'ibyo yaje dukorera cyangwa se n'ibyo turi kunyuramo kugira ngo tumwikuro cyangwa se twamagana ikindi kintu, ntabwo biba ari byo, ntabwo biba ari ibintu bigaragara neza. Ibi ngibi rero tuba tugomba kubyamagana, tuba tugomba kubyanga imbere n'inyuma. Iryo ni ryo somo rero nakuyemo mwaka gace kacu ka kane kari kari guhuza Sylvie ndetse na mama we. Yes, reka tugaruke n'agace kacu ka gatatu. Rero nta bintu byo gutinda, nta bintu by'ibintu byinshi cyane. N'agace kacu ka gatatu tukaba twagarutse ahangaha, turabona ko ari Sylvie ndetse n'uyu muhungu wo kwa Cyusa kabisa, noneho begeranyije abakorana
navuga ko babegeranyije kabisa, kuko ahangaha imipango yabo iroroshye kujya bayipanga, uretse ko byoroshye no kuzabafata, kuko ahangaha twabonye ko uno muhungu Sylvie amaze kumufata kenshi ndetse n'abanyamuryango bamaze kumufata kenshi. Ni ukuvuga ngo ari gukorera ku mahirwe ya nyuma, bishoboke ko bazabafata bwa nyuma akahita ataha, akahita bamwirukana. Rero Sylvie kuba akomeje gufata uno muhungu nawe byamuteye ubwoba, ariko n'ubundi ntarashirayo kuko aracyavugana na Isimbi, baracyapanga indi mipango we na Isimbi, ariko yamubwiye yuko agomba gutegereza akizere kakabanza kakagaruka, kubera yuko ubu ngubu bamutakarije icyizere cyose. Ese ibi bintu biraza kuba byakunda? Ibi bintu biraza kunyuramo? Ni ibintu tuba tugomba gutegereza tukareba, tukaza kureba uko biza kuba birangira, uko biza kuba bigenda. Ahangaha rero Isimbi yamutumye kuba yamushakira imbuto, mbese muri make nyine ni ukwifata neza nk'umuntu utwite. Umuntu utwite kabisa. Isimbi atangiye kwiyeranja, kandi ibi ngibi nibyo byanzwe na Cyusa ndetse na Sylvie, kuba nta muntu n'umwe wazamufata neza kugira ngo agume mu rugo. Baramutse nabyo babimenye rero ko agiye kuba yamuzanira imbuto cyangwa se kumufata neza kugira ngo agubwe neza, sinzi ko uno muhungu byamugwa amahoro. Aka rero ni ku gace ka gatatu, cyangwa se twabasha kuba twabashyira nyine ku mwanya wa gatatu, kugira ngo dukomeze kuryoherwa na filime yacu. Yes, rero tudatinze nanone agace ka kabiri nk'uko turi kubibona, turabona ko ari agace kari hagati ya papa Cyusa na papa Isimbi. Ahangaha papa Isimbi rero yaje kwa Nkubito, cyangwa se Rugema yaje kwa Nkubito aje kubaza iby'umuti ba kamarade bazanye mu rugo, kamarade na Emile bazanye mu rugo, ariko turabizi ko bawuhaye mama Cyusa. Hanyuma mama Cyusa bamubwira ko agomba kuwuhisha akazawuha Iribagiza, kandi hari uwundi bazabivanga, ariko mu gihe utaraboneka bagomba kuba bamuhaye uriya nta kibazo. Ibi rero Isimbi yarabyumvaga. Isimbi mu kubyumva ashyira amakuru Fabiola nawe abishyikiriza Rugema. Rugema akimara kubyumva mu bwoba bwinshi rero bwahise bumutaha, mu bwoba bwinshi yahise ajya kureba Nkubito kugira ngo amuhe umuti, ariko Nkubito turabizi neza ko nta kintu abiziho, yamubwiye gutegereza mama Cyusa. Abantu benshi rero turi gusenga ngo mama Cyusa namuhe uyu muti, kubera yuko aramutse awumuhaye byaba ari ibibazo, byaba ari ibindi kuko turabizi ko Rugema yahita awumena, Rugema yahita awubika ku buryo Iribagiza atawubona. Ibi ngibi rero bikazarangira Iribagiza bagomeje kumunyaga cyangwa se kumwima no kumufata nabi mu rugo rwabo, banamwima imitungo yiwe. Ibi ngibi rero ni ibintu byo gusengerwa, ni ibintu tuba tugomba uvuga ngo Imana ibizemo kugira ngo bigende neza, uriya muti ugere kuri Iribagiza amahoro. Aka niko gace rero twari twashyize ku mwanya wa kabiri, reka tugaruke n'agace kacu ka mbere. Yes, rero tudatinze agace kacu ka mbere nk'uko turi kubona ko Emile na kamarade bafashe Fabiola nijoro ari gutaha. Bamufashe nijoro ari gutaha bamubaza aho Iribagiza ari. Ariko nyine mu bwoba bwinshi Fabiola yari afite, yababwiye ngo ntabwo mbizi, ariko ba kamarade banze kubyizera kubera yuko n'ubundi basanzwe bamugirira nabi, ntabwo bamwizeye bitewe n'ibikorwa n'ubundi bagenda bamukorera. Bagize ngo ari kubabeshya, kandi twebwe turabizi koko Iribagiza yajyanye na Cyusa. Rero ba kamarade byaje kuba birangira batamwizeye, bagomeza kumubaza, bashaka kumutera icyuma no kumukubita amabuye. Ahangaha rero niho na filime yacu yase nkaho irangirira, ari nayo mpamvu tugomba gutegereza akandi gace cyangwa se ibindi bizakurikiraho nyuma y'ahangaha, kugira ngo dukomeze kureba aho biherera cyangwa se aho bizarangirira. Reka mbabwire ngo rero murakoze ko bamwafashe umwanya wanyu mukatureba hano kuri Future Empire. Kanda subscribe, ndagusaba kutibagirwa kuyikanda, nugende udakanze subscribe niba uri mushyashya iyi channel yacu ya Future Empire. Imana igomeze ibahe umugisha mwinshi. Bye bye.